umva man abakobwa mwabaye babi man bro urimo urumva ibaze kuvugana n'umukobwa hafi inshuro zisaga umwaka zose man urimo urumva umukobwa yakwaka akabazo gato konyira bati ngo bro wamaye amafaranga urimo urumva umukobwa nkamwohereza ko kanya tukivugana namara kuyamuha namuhamagara ngasanga yagiye na uhari najya kuri WhatsApp ngasanga nagakiro online urimo urumva bro ngiye abakobwa muri babi cyane pen Nize ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye cyane cyane ndasuhuza abantu baherereye ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Afrika ndetse na no imbere mu gihugu cy'amata n'ubuki babwira ko tubakunda tubikuye ku mutima wo muri kumwe ni Dr Lumumba umwami w'injyana gakondo umwami w'abagore umwami w'isi yose icyo ukoze kiza ndagikunda yewe nkakabasha kugusapotinga yewe nkakabasha kugukunda cyane cyane ndasuhuza boss wanje Eric nkubwira yuko nkukunda mbikuye ku mutima kuko ni utuma bona umugati wo guha abana yewe nkakabona umugati wo gutanga iwacu mu rugo ndetse no ku mugore wanje uno munsi murimo murabona yuko ndi kumwe no mujene uteye ubwoba kwishaka ku gapira kiwe ka Arsenal yewe ubona yuko yambaye neza cyane ku ipantaro nziza cyane no ku kweto gwiza cyane ubona yuko ari umusore ufite ibiceri ubona yuko ari umusore ushobora no kwigurira imodoka yewe wanavuga na Benz we n'izindi ziteye ubwoba ukavuga ati uno muntu ararenze rero uno musore murimo murabona imbere yanyu kuri kamera uno musore aturuka ahantu yitwa Rusizi nababwiye yuko bitewe n'ibiganiro mba ndimo ndakora biteye ubwoba bishimishije uzajya wifuza yuko namuha ikiganiro azajya amamagara kuri nomero zanjye mba natanze cyangwa yandika muri comment inze kumubona inze kumuvugisha uno musore yamamagaye kuri phone arambwira ati mfite ikibazo kindemereye cyane ikibazo gikomeye cyane ndamubaza se utuye mbere na mbere arambwira ati ntuye Rusizi arangije arambwira ati mfite ikibazo gikomeye cyane nongeye mvuga ko gikomeye cyane araza kukibibwirira nanze kukivuga njyewe ariko mwumve yuko ko ari ikibazo gikomeye cyane hari hose uhise bibaza se icyo kibazo ni iki ikintu nkusaba ni ikintu kimwe narakubwiye ati niba ukurikirana ibiganiro by'umwe media uzayutega ikiganiro kirangire wumve ibyo abantu bavuga ndetse unabashe no kubagira inama mbere na mbere uno musore reka muhe ikaze ku Bumwe Media welcome mwiriho neza bakaba banyita Emi nkoresha imbuga nkoranyambaga zisanzwe TikTok bakaba banyita ukuri kuzuye n'utu emoji tubiri aba nandika ibintu by'ibiganiro byuzura umutima nyine cyane rwose utubwiye yuko witwa Emi wanyu bakwise izina rimwe se banyita Emi Nzayisenga Emi Nzayisenga iwanyu ne ngiye nk'abanuruka Rusizi iwanyu muri bangahe twebwe tura mu rugo turi abana bane ndimo ndabona uri umusore ubegwa cyane pe wambaye neza ariko uno musore afite ikibazo gikomeye cyane ndagira ngo witereke uganirize abakunzi b'Ubumwe Media ubabwire ikibazo ufite unababwire ukuntu ushaka ko bakugira inama ndabizi baradukurikirana bikomeye cyane baraza kujya muri comment batubwire mbese babashe no kukugira inama twagiye ngiye kuguha mikoro ubaganirize ubabwire ikibazo ufite mbere na mbere ndabasuhuza ndakeka nabibwiye banyita Emi n'isanzwe nkaba narinje kubagisha inama rero ngewe nkunda kurasa ku ntego cyane ntabwo njya nkunda gutinzamo cyane mbagisha inama n'ukuri kose nje hano mbona ko bimbabaje natabyishimiye cyane pe nabuze umuntu ngira inama cyane rero ngewe dore nageze gutya nkundana n'umukobwa ufite imyaka 16 ukiga ariko ngiye ishuri byageze ahantu ndivamo maze kurivamo umukobwa dukomeza turakundana cyane nyine tumaze gukundana umukobwa aza kuza kunsura nkubizi abasore nkatwe b'abajene tuba muri ghetto bya hato na hato umukobwa aza kunsura muri weekend wacitse wabo
aza kunsura ubwa mbere, amaze kuza kunsura ubwa mbere ndamwemera nta kibazo, turaza kunsura, turicara turaganira, aza gutaha. Ubwa kabiri arongera araza abigira akamenyero yuko azaza kunsura. Maze kubigira akamenyero haraza twaduhura, haza gucamo hafi ukwezi kurenga. Amaze gucamo ukwezi kurenga, umukobwa aza kumpamagara ambwira ati se twahura, ariko numva agatima gatangiye kunyica cyane. Ndavase ubu noneho umukobwa twari tumaze iminsi tutavugana cyane, umukobwa ubu babaye iki noneho bye bigenze uti? Umukobwa turumva nyine mba ndi mu kazi, mbona umwanya muri weekend, namate ngo nta kibazo, tegereza weekend. Yamamagaye nko kwa kabiri, arambwira ati ngo ndamubwira ngo nta kibazo, reka nzakurebe ku gatandatu cyangwa cyumweru nibwo mba mfite umwanya, nawe urabizi ko mbona umwanya muri weekend. Umukobwa arambwira ngo nta kibazo, ariko nyenda gushaka byihutirwa. Asigaye umukobwa agira gutya, arambwira ngo ndakwinginze uzagire vuba pe, ni ibintu nshaka kubwira, ntabwo twivugira kuri telefone. Ndavuga ngo se ni ibiki sheri, ni ibiki bitatuma tuvuganira kuri telefone ko twari dusanzwe tuvugana? Biza abahungu ntangira gukekeranya ibiki n'ibiki, ndabatanga ariko tsoke nta kibazo, akamutegereze ndebe koko ibintu azambwira kwa gatandatu. Umukobwa ndarindira ku gatatu natagiye ku kazi, araza aza kunsura. Maze kuza kunsura turicara turaganira, tumaze kuganira umukobwa arambwira ngo aratwite. Ngo iki? Umukobwa yarambwiye ngo aratwite rumumba. Ngo aratwite? Nuko se dukuri yarambwiye ngo aratwite, numva agatima kameze nabi cyane, numva meze nabi, ibintu bise byanga, numva nyine meze nabi. Urabizi nawe ibintu by'abajene urabizi, urumva numva meze nabi, imbaraga zisicika mu mubiri, mbara ahantu mva nahonge. None se ukimara kumva iyo nkuru teye bwoba, bati ngo wamuteye inda, ndumva warabyakiriye nabi cyane, nyine imbaraga wahise ucika intege. Ndabizi abo basore badukurikiye ni benshi, namwe bino bintu murabizi. Iyo wateye inda umukobwa akakubwira kuko atwite, ugira ubwoba. Nyuma y'uko ugize ubwoba, nyine ni ikihe kintu wahise ukora ako kanya? Umubwije ukuri, njyewe akimara kubimbwira agatima kahise gatera. Ariko muri njyewe nkunda ikintu kimbayeho nkunda kubyerekana abantu. Bihita binzamo nkaceceka. Bajya bakunda kuvuga ngo umuntu ucecetse muzaze mumwirinda, afite byinshi abitse. Urumva afite byinshi abitse. Rero nanjye agatima karateye muri njyewe, siyabimenya, ndatuza ndamubwira ati ngo se hari ikibazo bigutwayeho. Umukobwa mbona kuvuga byanze, noneho ntago arimo arabyakira cyane. None se umukobwa nyuma y'uko akubwiye y'uko atwite, we ni ikihe kintu yashakaga ko mukora? Nyine abakobwa turabazi, iyo umuteye inda cyane cyane arabita bavuga ngo ati iyi nda uneye rero uramfasha uno mwana navuka, uzamfasha kuyirera. Cyangwa ugasanga abandi bakobwa bafite imitima y'inyamaswa, bahita bakubwira ati tayari inda turakora iki, inda turayivanamo, n'ibindi bigiye bitandukanye. Uwo mukobwa ni ikihe kintu muri ibyo ngibyo yakubwiye? Umukobwa nkimara kumubwira ati se noneho biragenda ute, shaka tubigenza gute? Siko umukobwa yarambwiye ati ngo umukobwa nako yaracicetse, siyabimbwira, arambwira ati ngo kaze nzakubwira. Tuvuga ati ngo so wabimbwiye hakiri kare ko twahuye, ikindi ninjye ati ngo kaze nzakubwira nta kibazo nko mu yindi weekend. Umukobwa haciyemo iminsi nk'ingahe, icyumweru kitari cyashira, umukobwa nkomeze nyine nkumuhatiriza cyane, mbwira ati ngo mbwira ibintu bive mu nzira birangire. Umukobwa sinzi, nari ndi mu kazi, ndabyibuka, nari ndi mu kazi nko mu masaa 10 ndi hafi gutaha. Umukobwa arambwira ngo rero sheri, rwose urabizi ibintu biba bigoye cyane, no kubyumvisha umubyeyi biba bigoye cyane pe. Ni ukuri kose nkubwisha ukuri natakubeshye sheri,
ndakwaka amafaranga urimo urumva nimara kwaka amafaranga ngende nimenye mpite mva mu rugo. none se yarimo arakwaka amafaranga, ayo mafaranga yakwakaga nayo kugira ngo acike mu rugo agende ajye atorongere ajye kubyarira ahandi, cyangwa yashakaga ayo mafaranga agira ikintu akora cyangwa iyo ndayivanemo? Njye ntabwo nabyumva neza. Njyewe nyine umukobwa nambwa ati ngo ushaka iki, umukobwa amwe ati nshaka amafaranga, akomeza nambwira ngo ngiye nshaka amafaranga yuko mpita mva mu rugo. Arabizi ibintu by'abamere by'abamama ukuntu bahita babikaza bati ngo tubereye ikiburumbo, nawe twari tuzi twaragendesheje, nawe twari tuzi yuko bazatubera uko nguko. Urimo urumva umwana yari no mu bakire, urimo urumva bukomeye cyane pe. Nasigaye umukobwa yamatongiye nshaka amafaranga mpite mva mu rugo. Urabona amafaranga nagifite ndakiga, urimo urumva mpite noroka. Urumva ntabwo sokaye turabakire ariko ntabwo najye kubaka amafaranga, urimo urumva njye nshaka kuyama, numara kuyangiza kuyama mpite nigendera noroke njye kuba hirya iyo ngiyo. Nimara kuba hirya iyo ngiyo aho za Kigali, urimo urumva n'uzi ndakubwira Rusizi, nigere kwibera za Kigali aho ngaho ubuzima mbufonda. Umukobwa ndavuga ati se ushaka ngahe? Umukobwa yambwiye miliyoni. Miliyoni? Yambwiye miliyoni. Numva ibintu bimeze nabi, tekereza so miliyoni ubu namenya kuye hehe kigere koko. Kandi umukobwa yarema aranyihutisha nshyiraho pressure, ndashaka sheri mu rugo batangiye kubikeka. Urabizi ukuntu abakobwa ukuntu bahita batangira kwigira ibintu byo guciragura. Mama yatangiye kunyeka, ndashaka miliyoni. Amafaranga ndamubwira ati se sheri wanjye amafaranga ndayakura hehe? Miliyoni ndayakura hehe? Umbwije kuri tambeshye. Man, naragiye ndashaka amafaranga, ndaheba, ndashaka nkubita ibipfunsi inzu hose, ndashaka ndahiga. Urabizi Kigali hose narahageze pe. Numva man mwumvise yuko ngiye nahise njye mu Kiyedo man. Nagiye mu Kiyedo bahembwa inote yo 600 bro. Kugira ngo ubone miliyoni? Kugira ngo ngewe mbone miliyoni umukobwa basi akiranuka mere neza. Umukobwa njye naramukundaga pe. Basi ase nkunyizera. Urabizi abakobwa b'iki gihe bazi ko abahungu urimo urumva ari ugutera umukobwa inda bakahita bagenda. Ariko njye man njye naravuga ati ngo umukobwa nyatse miliyoni. Urimo urumva nanjye rero kugira ngo narukane n'abahungu baterinda abakobwa bakahita bagenda, reka nihiringe nshaka ayo mafaranga basi. Urimo urumva umukobwa muhereze basi yishime, avuga mu gatima kiwe anatekereza yuko ngiye ndi umuhungu muzima atari nka babandi bo muri iyi minsi pe cyane rwose. Amafaranga waje kuyabona? Amafaranga narihirinze ndayashaka, nza kugira umwaku narigeze muri 500. Numva nyine yamfatiranye no mu gihe nta mafaranga mfite. Urabizi ubu gifite iyo umuntu agutunguye bumva ugifite amafaranga makeya, tunohereza n'ubucangwa mu cyaro za Rusizi tukagura amahene iki. Ariko njye natije nabati ngo ntago nagurisha ihene yanjye, reka ntago nagurisha ihene yanjye, reka mbyihorere. Ibyo muri byo rero nyashake ku giti cyanjye. Ibyo bintu byo kugurisha amahene ndarumva nta kintu naba nsigaranye. Nanjye nitekereje herega, urimo urumva nta kintu naba nsigaranye, reka nihiringe nyashake nzayamuhe pe. Numva narashatse bangaho Kiyede, ndihiringa ndashaka. Urimo urumva nza kugeza muri nagize 70, nagejeje muri 70. Urimo urumva umukobwa umwohereza 70. Ahantu akoraga banyohereje bamaye 70. Urimo urumva maze kuba 70 hari nande nayifite ku ruhande, ndakeka naramwohereje 900. Ndamwata ngo sheri wanjye reka mweze 900, maze hasigaye tuzaba dupanga ibindi. Ndacyarimo ndashaka tubunyihanganiye pe. Umukobwa arambwira ati ngo sindi ndabizi bitewe n'ukuntu umeze muri iyi minsi pe, ndakwinginze naho ngaho urakoze. Emi, tuba dufite iminota mikeya cyane kandi wumva story yawe ni ndende cyane.
birasaba yuko tuzakora epi. Rero nakubwiye ko iminota bari mikeya, waje uturutse Rusizi ushaka yuko bakugira inama, rasa ku ntego ni mu buhe buryo bakugira inama? Urashaka yuko bakugira inama? None se uwo mukobwa ubu tuvugana aherereye he? Umukobwa ubu tuvugana ari nyine urumva nyine nawe twari duturanye Rusizi. Umukobwa ahita abacika, namaze kumuha 900 ahita ajya i Kigali. Ubu ngubu ari i Kigali hano. None se urajya ngo bakugira inama mu buhe buryo? Njyewe inama nyine nashaka kugisha umukobwa namuhaye 900, maze kumuha 900 n'ubundi naje nahangaye Kigali. Ndrinda gusanza hano i Kigali, urimo urumva mvuga ngo njyewe tuzahure nzatanga ibiganiro kuri abantu bose baba batwumva. Urimo urumva muzasigaye inama nashaka kugisha nanarasa no ku ntego. Umukobwa namuhaye 900, maze kumuha 900, umukobwa ndongera ndamuhamagara yanga kunyitaba. Hanze kunyitaba na n'ubu ngubu nagakimfata, unafata na telefone nkayihamagara ukabyo. Umukobwa yese avana na phone. Ariko no kuri kw'Imana. Ese reka mbabaza abantu bankurikiye. Abakobwa bikigiye mwabaye iki? Ugize amahirwe umusore aguteye inda, no mugugutera inda saa isa kwihakana ngo ahita agenda, ariko mubwiye ikibazo ufite ko yaguteye inda agwaye amafaranga, nubwo atagoye miliyoni yuzuye agoye amafaranga, nuko uhise unamucika phone yivanyeho. Mwabakobwa mwe mwahindutse ute? Ko mwabaye ibirura. Bone abakobwa ba mbere no wasangaga bafite imitima myiza, ariko yawana cyo nababwira mwisubiro pe. Nyine nawe narihanganye ndavuga nta kibazo, umukobwa wasanga yarambeshyaga ko nyine nzakomeza mushakisha. Ntago nese 900 ni menshi bro, seko cyane rwose pe. 900 ni menshi, nzakomeza mushakisha pe. Njye nyine inama nagisha nk'abakobwa mwe namwe munanyumva, mukajya mukunda kubeshya cyane pe, kugira ngo babaye amafaranga muze mukura amaboko mu mufuka muyashake pe. Nukuri kose muze mushaka amafaranga, mureke kuyashakira ku bahungu. Nukuri kose ndabisabiye cyane rwose pe. Okay, umuhungu wacu arakoze cyane, ariko icyo nababwira munyarukiye muri comment uno musore mumugire inama, kuko murabona yuko aremerewe cyane bikomeye, kuko ibaze guturuka i Rusizi ye ukaza i Kigali ari uko uje ko bakugira inama, nuko aba yabakunze cyane. Narababwiye ati Ubumwe Media ni igitangaza makuru ubasha gukurikirana ahantu hari hose uri hajya hatandukanye, yewe ukabasha no gukuramo inama, yewe ukabasha no gukura mu mutwe yewe n'ibitekerezo bikaza ari byinshi cyane. Mubona yuko ikiganiro hari hano kigiye kurangira, ariko icyo nababwira ndasuhuza abantu baherereye ku mugabane w'Uburayi cyane cyane muri Amerika, mbwira Mama Kelly ako dukunda tubikuye ku mutima. Nongere nyaruke mu gihugu cyo muri Uganda, mbwira Papa Kevin ubwa yuko tugukunda tubikuye ku mutima. Support zanyu tugenda tuzibona, yewe mugena n'umuntu sharing ibiganiro byacu kagenda tubona yuko badukunda babikuye ku mutima. Icyo twababwira kuzadora tuhereza ibiganiro ku munsi, ndabakunda cyane. Yari Dr. Lumumba, umwami njyana gakondo, umwami w'abagore, umwami ukunda ikiri cyo cyose, yewe byaba ngombwa akagusapotinga, yewe akagufasha. Ndabakunda cyane mbikuye ku mutima. Ciao ciao.